ushaka kwiyamamarira gusa agakora n'ibintu bibi byose kugira ngo yamamare ari afite iryo zina rya sinema ariko ugasanga yijanditse mu bintu byose ari kwamamarira mu mwanda hari nuza izina rye rikaba riri clean. Mwongeye kwirirwa neza bakunzi ba KJ Hot Podcast, nkuko dukomeza kubana buri munsi tubahereza utuntu tw'ubwenge, amakuru agezweho ibyamamare n'ukuntu tubayeho muri industry. So uyu munsi rero ntago ndi jyenyine, uyu munsi ntago naje njyenyine, uyu munsi nabazaniye umuntu mufana musanzwe muzi, umumama umeze neza cyane. So komise mbivugara komise mubabwira n'abateye amatsiko. Uyu munsi rero nabazaniye mama Miki, karibu muri KJ Hot Podcast. Murakoze cyane. Ko turabishimiye, twishimiye kuba turi namwe kugira ngo n'abafana banyu bamenye icyo muba mutekereza. Rero muri KJ Hot Podcast tuganira ku bintu bitandukanye, tuganira ku myidagaduro, uburyo abantu badufata muri industry, cyane ko wambwiye kujya undeba nanjye kandi koko ndakureba, ndi umufana wawe nawe uri umufana wanjye. So rero ndashaka ubwire abafana bawe, abakunzi bawe, urugendo rwawe muri industry ya sinema nyarwanda. Nitwa Rose Umugiraneza. Ngira ngo abafana benshi banzi ku izina rya Mama Miki ariko ntabwo bazi ko nitwa. Ku mbuga nkoranyambaga dukoresha nka WhatsApp, kuri WhatsApp yanjye handitseho Rose Karemera ni izina rya papa. Hanyuma kuri TikTok handitseho Mama Miki icyumba cyanjye. Uru rugendo rero rwa industry ya sinema narujemo kera ariko ngaragaye cyane muri filime yitwa Icyumba cyanjye ya Miki. Mbere yaho nakinnye amafilime ataragiye agaragara cyane, yari kuri YouTube ariko ntabwo yagaragaye cyane bitewe n'aho twayakoreraga. Rero muri uyu mwaka mu mezi abiri atambutse nibwo nabonye uko nza performinga muri filime ya Miki. Ariko namwe mbikunda, narabikundaga cyane ko abambona nka Mama Miki ndi umumama ukuze. Muri urugendo rwa sinema mpamya neza ko umuntu nakunze gukunda cyane muri filime ni umumama bita Mama Nick. Nabonaga ari umumama ukuze. Turamushuje cyane nishiti. Turamusuje Mama Nick, ndamukunda. Bihaye ndamukunda cyane n'umubyeyi. Ndamukunda, ntabwo ndagira amahirwe guhura nawe ariko wenda tuzabonana. Ni muhuru uzamukunda kurusha uko umukunda. Cyane. Rero niwe nakunze kwigiraho, nakundaga kureba filime mu buzima busanzwe. Nyuma ntabwo numvaga ko mfite impano yo kuba nazikina. Naje kugira amahirwe yo guhura n'abana barimo Seti, uyu urimo dukamera. Seti wacu nawe turamusuhuje. Undi ni umwanditsi mwiza cyane bita Olivier. Ako biseka inshuti zanjye numva bazishimuse. N'abana banjye. Bariya n'abana banjye. N'abavandimwe banjye cyane. Mbere yuko bagaragara muri ibi bintu cyane, jye twarabanaga mu buzima busanzwe. Rero Olivier niwe usa nkaho wandekrise muri ibi bintu. Kuko hari filime bigeze bakina yo muri festival, hari yo muri Mashariki. Usibye ko itagiye hanze icyo gihe, muri iyo filime bari bafitemo role y'umukinnyi umurwayi. Rero nakoraga kwa muganga. Baza baje kunsaba location y'aho bagomba gushutingira ku ivuriro nakoreragaho. Hanyuma ndabibemerera. Olivier arangije arandeba aravuga ati ariko turi kubona hari umumama twifuza wakina role dufite muri iyi filime. Ndabwira se urabona nabishobora? Ati wabishobora rwose. Ndambwira nti ndabikunda ariko ntabwo niyizimo ko nabishobora. Olivier arankastinga arambwira ati okay, ejo uzadusanga aho dukorera
tugerageze turebe ko byakunda. Yeah. Ndamushimiye cyane kuko yabinkundishije kurushaho. Olivier yatumukunda ikintu nanjye ni inshuti yanjye cyane aranyigisha, ankoresha rihaso buryo bigenda, nisanga ibintu nabikunze kandi mbikora neza. Iyo akazi ugakunze ugakoze ugakunda nako karagukunda cyane. Ubu rero turumva inzira yawe, urugendo rwo kuza muri industry, ntago we wenda kuri umuntu mukuru, ntago twavuga ngo wahuye n'ibisitaza byinshi, wenda abakiri bato nibo bashobora guhuramo n'utubazo runaka bitewe, ariko ndumva wowe wasanze amarembo akinguye. Icyo uzaba muragendana, wagenda ukaba umusirikare, wagenda ukaba iki, n'ubundi still uragaruka ukajya mu kintu cyawe wahamagariwe. Rero uba uri gutanga ubutumwa. Rero abantu bakina duhindura karagiteri. Yego. Duhindura karagiteri. Nk'ubu njyewe ukuntu banzi ntago bazi ko nshaka kuganira n'umuntu tugaseka. Ahubwo wowe urababwira. Wowe uraza kubabwira ati niki uko aganira nuko akina ni ibintu bibiri bitandukanye, cyangwa wenda uko akina n'ubundi nanjye nabonye ariko bimeze. So muri ibi bintu bijyanye na industry, umuntu ushaka kwinjira muri sinema wamugiriye ihe nama, wamubwira kwitwara gute kugira ngo agere ku cyo ashaka? Ese yaza ashaka fame cyane cyangwa yaza ashaka inyungu ariko akunda nako kazi? Bisaba iki nyine kugira ngo umuntu yisange muri sinema? Kugira ngo wisange muri sinema bisaba kuba ubikunda, nicyo cya mbere. Numva kuza ushaka kugaragara cyane atari byo byiza, ahubwo waza ukunda icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ugukunda filime. Gukunda filime kandi ukabikora rwose nk'umwuga, ukumva ari ikintu kikurimo. Naho uje ushaka amafaranga, ushaka kugira ngo ugaragare, ushobora kutabigeraho vuba. Banza wishakemo kubikunda, cyangwa bigatuma uca mu nzira za bugufi cyane. Rero ibyiza ni ukubikunda kandi ukanyura mu nzira zose zishoboka. Ikindi wavuze cyo guhindura character muri filime dukina, birashoboka cyane kuko iyo winjiye muri ibi bintu ntabwo uzuvuga ngo nzakina uyu. Ntabwo uri umuntu umwe. Oya, ntabwo uri umuntu umwe. Nko muri filime Icyumba cyanjye, naje ndi umumama umeze mbese nk'umukene kubera ko nari narashimuswe banshyira ahantu, noneho mba nk'umukoroni, mbese mucakara. Ngahinga nkavunika inzara iki, byageze aho naho nsa nkaho ntorotse ubwo buroko, ntangira kuzerera ku muhanda ncuruza amandazi, rimwe na rimwe mayibobo zikayanyaka. Nuko ngaragara nk'umuntu nyine uciriritse cyane ko nambaye n'umwenda umwe igihe kinini cyane, n'abafana birabarambira. Abafana bo bararambirwa cyane ugendeye ku byabo, noneho banza ntacyo wakora. Cyakora nyuma nza guhura n'umwana wanjye nari narabuze. Iriya Icyumba cyanjye bivuga ko Miki wowe wari waramubuze. Ni ukuvuga ngo ni umwana twahuye akuze, ariko jye naramubuze ari uruhinja, mbese baramuntwara uruhinja. Yego, duhura nyine, navuga ngo ni Imana yabikoze kugira ngo duhura ndushye, nawe ari uko yarashimuswe, aranakubitwa, aranibagirwa buri ubwonko bwibutsa. Ariko turabana muri ubwo buzima bwo tugenda mu mihanda, icyo ndiye akarya icyo byo duhuye nabyo, ubuzima buragora. Muri make ni ubuzima bwa buri munsi. Yego, ni ubuzima bwa buri munsi. Nyuma cyakora twaje kwisanga tugeze mu rugo yari yarashakiyemo, ubuzima butangira gusa nkaho busa neza, nubwo bigoye nabyo ubuzima. Bivuze ngo aho ngaho wahinduyemo karagiteri ebyiri. Yego. Kubaho uri umuntu wo mu buzima buciriritse, no kubaho ubuzima bugerageza kujya mu buzima buzima. Icyo gihe ndumva haba harimo isomo, cyane ko uba uri kwigisha umuntu ngo aho uri uyu munsi anytime byahinduka. Ntabwo aho hantu ugomba kuhabera sitaka gusa. Ariko nanone hari ikintu sinema njye numva yakabaye ifasha nk'abantu. Sinema ni nka therapy cyane. Sinema ni nka therapy. Hari igihe ubona ikintu ukabona, hari ukuntu abantu bajya muri comment bakandika ngo hariya wakinnye ubuzima bwanjye, hariya wakinnye story yanjye. Urumva turahilinga, turavura. Urumva iyo ukina unavura. Niba babonye umuntu kuri side yawe nta role mba ufite, urumva ubuzima waciyemo ntawe utabucamo,
ubwo gutera imbere bigaragara ko urwanye wagera kure cyangwa wenda bitewe n'uko isi ihinduka uko uyu munsi waba umeze siko ejo waba umeze. Aha kuri side rero yawe nk'umukinnyi hari abantu baba bavuga ngo bashaka gukina filime hano hanze ariko ugasanga arimo arareba filime agakritika ku bintu ari kubonamo akavuga ngo njye sinakina njyamo, njyewe sinakina mfite umuhungu dukundana kandi muri real life mu buzima busanzwe mfite umuhungu dukundana sinakina nkora iki. Aha niki umuntu uri muri sinema agomba kumenya, kuko umuntu umu actrice cyangwa umu acteur hari ibintu aba agomba gukora. Niba njyewe director wanjye ambwiye ngo urakina wambaye ubusa ni urugero kuko wenda bidakunda kubaho kuko byaba ari shame, urakina wambaye ubusa, njyewe nk'umukinnyi nyine wabigize umwuga ngomba kwemera ko ngomba gukina iyo scene nyine nambaye ubusa kuko iranditse kandi ntabwo ari buhindure script ye kubera ibyifuzo byanjye. Nk'abamama rero bangana nkamwe n'abamama bangana nkamwe buriya ko numva ko kuba umunyamwuga muri sinema nyine wakina role zose nk'ubu bibaye ngombwa ko bagukinisha role yo gukina uryama ujya muri dushe koga bikaba ngombwa ko cyane kugaragara nk'umu ADPR aba ADPR baba bari naturel cyane nk'idini ryawe n'iyo mikinire wabihandoringa gute? Nyine sinumva sinzi nubwo dukunda uyu mwuga wa filime ariko turi no mu muco nyarwanda. No kuvuga ngo simvuze ngo wenda izo role sinazikina ariko mpamya neza ko nabo dukorana nabo bagira indangagaciro. Bagira indangagaciro nk'ubu ku myaka yanjye nshaka kuba ntayikubwiye cyane ko ni myinshi abantu ntabwo bayibona nk'uko iri. Mfite imyaka 52. Oya ntabwo waburuta mama wanjye n'ukuntu mbona ungana ndi kubona yego ko mana ndi kubona ufite nka 40. Ndi umumama ukuze mfite abana bakuru bamungana banakuruta, urumva ko niba duta mama wawe mfite n'abana bakuruta kamera. Rero no kuvuga ngo muri filime dukina habamo n'indangagaciro uko biri kose. Ntabwo navuga ngo ababikora ni bibi kubera ko izi filime dukora ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi noneho ni inyigisho tuba dutanga kuko nk'iyo dukinnye filime ugasanga muri comment haravuze ati ibi bintu binkoze ku mutima birasa n'ibyanjye cyangwa se hari umuntu nzi ibi bintu byabayeho, urumva hari inyigisho iba yatambutse. Rero ku ruhare rwanjye n'idini ryanjye nk'uko wabivuze, njyewe gukina role ndyamye n'umugabo utari uwanjye ntabwo byoroshye mu ndangagaciro zanjye. Iyo role rwose n'uwendaga kuyinkoresha ndamukomeje abyibagirwe ariko izindi cyane ko hari igihe nkina mvuga nabi nabyo batatumenyereyeho ariko birashoboka cyane ko ushobora guhindura character. Nk'ubu hari iyo ndi gukina mu isezerano ry'ikinyoma, naje ndi mama wa Lewis muri filime agiye gusezerana n'uwera, ariko ngira ngo wenda iri busohoke uyu munsi ishobora kubibagaragariza nubwo itarajya hanze. Iraza kutwiyerekeza izabireka kuko nje ntandukanye nuko nakinnye mu cyumba cyanjye. Bambonye mva hanze ndi umumama mwiza, bari muri comment rwose bantatse mama yagiye hanze. Sene ya mbere twakinnye yagiye hanze. Yego mbese bari kumbona ko mvuye hanze nahinduye imyambarire imyitwarire bitandukanye n'ibyo mu cyumba cyanjye, ariko iziri bukurikire zirabatungura kuko nje ntandukanye. Bitegure bambare bakomeze cyane ku buryo izo sene narazikinnye zitungura na Mike yaratunguwe. Ubundi rega umukinnyi w'umuhanga agomba kugutungura ati ukuntu ukinnye aha hantu rwose bitandukanye nuko twakubonaga. Nanjye ntabwo ndi kubyumva buriya iyo abantu bahinduye character nabiboneye kuri
kuri ese ndamwita Immaculée yego mama Niyori mama Niyori urumva hari ukuntu twari twakinnye muri mwene data ari umuntu mwiza ari umunasi mwiza wita ku barwayi akunda abarwayi be noneho hinduye karagiteri nanjye ndashoka nanjye kwakira ko karagiteri ye yahindutse biranga neza pe nyine rero guhindura karagiteri ku muntu bituma ugaragaza ubuhanga bwawe cyane niba umuntu wari usanzwe umuzi ko ari umunyamushiha ukongera ukamubona ari umuntu mwiza cyangwa ukaba umuzi ari umuntu mwiza ukamubona iyo uhindura karagiteri n'abafana bakeneye kureba ese bitandukanye he na bya bindi kuko umuntu ni umwe noneho natwereka ikindi ashoboye wavuze ku bintu byo kuvuga ngo kuryama nakubajije nanjye urambwira ngo mu ndangagaciro zawe ntago birimo ndabyubaha koko ku myaka hari imyaka umuntu aba afite ku buryo hari nawe wanditse hari ibintu utamwandikira yego ariko se nkatwe bakiri bato wenda kuri mwebwe iyo dukinnye ziriya role wenda abatari muri industry ndabumva kuntera amabuye nabyumva navuga ati ntago azi byibuza mu cyumba uko bimeze niba kuko harimo abakameramani 5 hakaba harimo director harimo iki nyine ndabyumva uwo hanze uko agomba kubyakira noneho wowe uri muri industry nta hantu buri umuntu umwana w'umukobwa akina ukabona yarengereye kavuga ati nanjye uriya mukobwa ndi mama we namubwira ngo ibi byange yego ni ukuvuga ngo biriya bintu abantu bo hanze babifata uko bishakiye ariko jyewe birimo mu by'ukuri ndagira ngo mbamenyeshe ko biriya bintu babona bo bitandukanye twe n'ibyo tureba tuba tuhibereye ni ukuvuga ngo kamemu ntabwo waryamana n'umugabo kamera zikuri hejuru ngo mukore ibyo ari byo byose abantu barenze 5 wa kamera wa sound babari hejuru oya biratandukanye rwose bumve ko ibi bintu babona bitandukanye n'ibyo bibwira mu mitima yabo rero aho ngaho urumva wowe ububyumva actress urabyumva neza cyane ariko abantu bo hanze kuri aba batabyumva nkeka ko bibaza ko tuba twataye indangagaciro natwe kubera ko nyine hari abantu babigira persona mbese ugasanga byegereje umutima cyane bitewe n'amarangamutima wenda twakinanye n'ibintu twakoze ugasanga umuntu arabikuruye arabyegereje kuko hari filime tureba nkunda kureba filime zo hanze ugasanga n'ubu aka kanya mbirimo ugasanga nibagiwe ko ndi umukinnyi nanjye biriya bintu ugasanga irandijije ariko hari abantu bajya bibaza ngo abakinnyi ba filime dushobora kuba tutagira emotions tudashobora kureba izindi filime ngo ibe yagutera agahinda kandi uri umu actress ubizi neza ko biriya bintu ari akazi natwe tureba hari filime yitwa Stew yigeze gusohoka y'umumama wapfuje umwana akanga kubyumva yakanga kubyumva noneho akajya yimagina ko umwana agihari akajya no ku ishuri kumureba iyo story n'ubiyo nyivuze intera imbeho kubera iri so touching rero tuba tugira ngo namwe mu bintu mubona bya buri munsi biriya dukina tuba tugira ngo nabo babifate nk'ibintu bya buri munsi ibintu ducamo buri munsi kuko buri munsi hari ingo zimeze nk'uko ibyo bintu bimeze hari ingo zihagaze gutyo cyangwa hari abana bagiye mu burara mu biyobyabwenge nyine kategori zose muri industry twe dukina ubuzima bwabo buriya buzima twe tubakinira rero bo babufata nk'ubwacu uri umugome byata ngiye rero noneho kubera ko muri mwene data rwose mfite experience mu bitutsi niki yabaye sereri urumva rero hari abantu bambona kuriya bakumva bagashaka kumenya ese niki kuko abenshi ntago babazi cyane ko abenshi muri comment buri impamvu comment zitakwiye kubabaza umuntu wese uri muri industry namugira inama yuko comment ntago zikwiye kukubabaza ntago zikwiye kuguca intege ntago zikwiye kugusubiza hasi kubera ko uriya muntu ahubwo ari kuku appreciating arimo arashima akazi kawe niba wakinnye uri umurozi se urashaka ko bagukunda uri kuroga oya ahubwo niba atakubona ntibabone ko waroze umenye ko role yawe yakunaniye vamo ubireke ugomba guha umuntu ikintu kikaza gifite ishusho ko ari cyo kikagomba kuba cyo rero wowe turi kumwe character yanjye muri mwene data nanjye ubwanjye ntubabeshye ntago wenda uramenya cyane ngo cyane
ariko isura umuntu aguhaye bwa mbere buriya gihe umuntu umumenyera ku isura ya bwa mbere mubonanye cyane rwose uko uje mpita mufata uko rero Niki wabonye na Niki wo muri mwene data batandukaniye ya sinzi ariko kubera ko agiye ibi bintu bimenyereye gusa kugira ngo bariya abantu bakureba bamara amatsiko ni ukuri biratandukanye cyane Niki ni umwana mwiza yanyakiriye neza akimbona kuko nanjye nkimubona namwibajijeho na mama Niki baze ko yashaka kumbona tutarahura ari kwa muganga ariko muzazana Niki hano gukina rya akimbona bata kukuntu uri cyane ati n'ukuri uyu mese nanjye nkibibona nakwibajijeho nibyo nkubwira ngo hari igihe natwe twibagirwa ko ari filime ugasanga ubyegereje umutima nareba ibintu ukorera Nyambo yazanye amata wayanduje Samu ntabibona mbese ntamenye ubikora kariya kantu numvaga rwose umvaga wese ukabwira Samu ariko ntubona ko uyu wita inshuti yawe ari we kwangiriza ibintu ariko uziko nanjye hari igihe isohoka episode yasohoka nareba ibyo nakinyemo nkumva ndashaka ko bahita basohora ikindi gice kugira ngo bamfate ngavuga ati kuki badasohoye nk'ebyiri ngo babone ko biriya bintu nakoze hari undi muntu wahise abibona ko nabikoze nyine byahagaragaye nkumva nanjye ndashaka kwirega rero ariko ni ukuri Niki aratandukanye cyane ni umukobwa mwiza useka neza mbese ku isura abantu bazi ko ngo iyi nseko yanjye ngo harimo tatuwaje niye rwose inseko niye arakeye ku maso n'umwana mwiza namukunze pe ni ukuri ntabwo ari ibikabyo ntabwo nshushanya oya rwose kandi nk'umuntu mukuru wakubonye buriya baravuga ngo ijisho rya mukuru rirazinduka ariko usika abantu bakuru tujya duhura cyane ko nza hano ntabwo nari nzi ko ari we turi buhure ni surprise ni surprise mbimenye ngeze rinje bati Niki bimenye ngeze iwawe ariko ndishimye ni ukuri kukubona kuko nakubona kuri televiziyo iyo ureba umuntu cyane uba ukeneye no kumubona imbona nkubone kuko nka ba Nyambo ba Kiramani ntiturahura ariko buri bwo naje tuzahura ariko rero muri industry hari ikintu abantu bitiranya umuntu akakubona muri filime agahita atekereza ko nakana kumuzi iyo duhuye cyakora iyo duhuye tubona no muri filime ikarangira tutarahura ugasanga yakiniye mu cyaro wenda cyangwa yakiniye ahandi hantu nyinira mu yindi nuzi nk'ubu mama Niki n'ubundi bamumenyereye nka mama Niki twakinnye buriya twakinnye guhera kuri episode ya mbere kugeza nko kwa kangahe sete nko muri 30 gutyo tutarahura twese duhora dushaka guhura kuko aho yakoreye siho nakoreye nyine ugasanga abantu bajye babimenya ntabwo abantu bose bakina sinema ntabwo bose baziranye hari n'igihe dukina na filime ikarinda irangira tudahuye gusa nyine turahura gusa iyo muhuye ugira ngo musanzwe muzi kubera ko muborana mubona no rero ndashaka ko dushyira umucyo kuri ibi bintu bya industry ya sinema cyane cyane ku gisata cya sinema niho ndi kwibanda kuko niho mbarizwa abantu bafata nabivuzeho ariko mbica hejuru hari abantu bafata sinema nk'ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye agiye gukina sinema yabagiye kuba ikirara yabagiye kwishora mu biyobyabwenge yabagiye kuba indaya nibyo bivuge mu Kinyarwanda abagiye kuba indaya ndagira ngo ababyeyi mungana cyangwa banakuruta bafite abana bashaka kujya muri industry gukina sinema n'ibiki ubashyirireho umucyo ubabwire sinema niba koko ari akazi cyangwa koko niba ibyo bavuga biba birimo cyane ko nta kazi kabura igisebo urumva n'umukobwa bumwe agatukisha bose hari uza muri sinema akaza n'ibyo akabikora n'ibyo twita uburaya n'uburara byose n'ibyo biyobyabwenge akabyishoramo hari n'uza afite papasi ndashaka ko ufasha ababyeyi gusobanukirwa sinema kugira ngo umwana wabo najye ahubwo bajye bamushyigikira bamubwata ahubwo ca hano kuko uko umwihorera wagashaka inzira ni handi usanga ngo bamusabye ruswa ngo zibi nibi
ndashaka ko ufasha ababyeyi gusobanukirwa. urakoze cyane. Ibi bintu abantu benshi bakunda kubivugaho, ariko ni umwe mu babyeyi bashyigikira abana babo mu byo bashobora gukora. Impamvu nko muri filime nakinnye Setarazizi, mfitemo umwana wagiye azikinamo, nubwo zitahitinze ngo zigaragare cyane. Umwana wawe? Ariko hari umwana wanjye wazikinnye. Mwakinanaga? Yego. Wow. Rero ni ukuvuga ngo ababyeyi sinzi bafata ibintu uko bitari. Niyo mpamvu navuze ngo, kandi mu Kinyarwanda kizaravuga ngo icyo uzaba cyo muragendana. Ni ukuvuga ngo uwo mwana uzaza kunanirana muri sinema n'ubundi azaba asanzwe yarananirana. Ndagira ngo mare ababyeyi impungenge, umwana we niba waramureze neza ntabwo azahindurwa na sinema. Cyane ko nk'uko tubabwiye ibi bintu, ni ukuvuga ngo umwanditsi arandika, yakwandika tukajya mu cyo twita gushutinga. Ni ukuvuga ngo wowe ukora ibyo bakwandikiye, ubikoreraho. Ngira ngo iyo sene ni iminota 5. Ni iminota 5. Ni ukuvuga ngo ya sene baguhaye uyapurika iminota 5 ugahita wigendera. Rero ibyo bindi byo kuvuga uvuze ko nawe mu mukinana hari abo mudahura kugeza uyu munsi wa none, umwe akinira mu cyaro, ndakinira ari mu mujyi, mukazahura finali cyane ntimunahure, ku buryo noneho iyo barebye filime yose bo bagira ngo mwabikoze muri kumwe, muraziranye. Ariko ntaho bihuriye. Ni ukuvuga ngo iyi sinema ubifashe nk'akazi kakubera akazi, kandi ubifashe nk'ibyo uzarumbiramo nabyo wabirumbiramo. Ariko icyo mbona ni uko waba ubyitwaje, ntabwo aribyo byaba bikurumbije, ahubwo waba ubyitwaje, waba wanduje izina, ntabwo ari cyo cyaba kibiguteye. Ubwo rero ababyeyi babimenye ko abana banyu mujye mubashyigikira mu cyo bashaka gukora cyose, kuko n'ubundi wakurumbiye usibye Imana yonyine ishobora kumugarura mu murongo, wenda akaba yaba umwana muzima cyane rwose. Kuko ariko nanone bitavuze ngo none se dufite muri sinema tugiramo abamama b'abakristo b'abarokore, dufite abakinnyi b'amafilime b'abahanzi barimba indirimbo z'Imana zo guhimbaza Imana, dufite n'abashobora kugenda babandi dushobora kubona hano kuri social media yagiye muri interview ugasanga ari kuvuga ya magambo umukobwa atakura mu kanwa ngo avuge, ugasanga nyine dufite ingeri zose. Ntago kuba kanaka yitwara nabi muri industry ajya gukina filime yaza akavuga ibintu mwese mutinya cyangwa agakora ibintu mwese mutinya, ntago bivuze ko uko ameze ariko gemeze. Hoya, buri kazi ni nkuko hari abantu bose bakora muri banke, hari ujya kwakira ukumva gukubise fuke y'inzoga, kandi akora muri banke, kandi si bose. Rero niyo mpamvu umwana icyo agomba gukora cyose, yaba ashaka kuba umuhanzi, biriya bavuga ngo umuhanzi ngo kwambara pocket witch, biriya nyine nibyo acuruza. Buriya abantu banateka abahanzi ngo hari imyenda ngo bambara ngo batakabaye bambara, impamvu yayambaye no kugira ngo utere iyo comment, kuko iyo comment iramuzamura, uramumenya. Abahanzi nyine ahanga udushya. Rero hari akantu ushaka kuvuga kuri abo babyeyi bitwaza ko ngo abana baba bagiye muri ibi bintu, baba bagiye kwiyandarika cyangwa kwitwara uko bishakiye. Hari n'abana bitwara nabi noneho batari muri ibi bintu. Maze iminsi ndeba abana, hari abana muri karitsiye iwacu njya mbona ndetse b'abaturanyi nzi, tugahura nabo. Hari ahantu usanga bakoranira bajya kunywa ibiyobyabwenge, jye niboneye, kandi ari abana b'ababyeyi nzi bagize, ugasanga baranywa ibiyobyabwenge byarababase, byarabahindanije, kandi batari muri iyi industry. Rero ni ukuvuga ngo umwana wakunaniye yakunanira ari no hanze, noneho yagiye na hariya akananirana, bivuge ngo burya biba bimurimo, niyo ataza muri iyi industry n'ubundi ari kuzananirana. Kandi umwana noneho wahiriwe n'ibi bintu abikora neza rwose. Ntabwo abana baza muri ibi bintu ari uko banywa ibiyobyabwenge, nta nubwo abaza bose bafite papasi zimwe. Hari ushaka kwiyamamarira gusa agakora n'ibintu bibi byose kugira ngo yamamare, ari afite iryo zina rya sinema, ariko ugasanga yijanditse mu bintu byose ari kwamamarira mu mwanda. Hari n'uza
izina rye rikaba riri clean. Dufite abakobwa hano b'intangarugero cyane rwose, dufite abakobwa batangiye banzwe cyane nka Miki wawe yatangiye yanzwe, ariko si uyu munsi ninde bakunda cyane. Ubu Miki n'umwana natangira ubuhamya kuko giturirana we ubuzima bwe busanzwe yarabwiyambuye, yambara ubuzima isi ishaka, urumva arangije arahindukira. Ahubwo kuki batabona ko tushobora no kubagira abasazi arahindukira ibyo twabonaga byose, kuko nta jambo yigeze avuga ritesha agaciro akanwa ke. So rero mugani ejo bundi hari ikintu yaravuze ngo aho kugira ngo nze nkunzwe muzanyange nyuma, nzaza mu nyange mumenyere murangiza mu nkunde. Kandi nibyo umuntu wese araza uwo bakunze ejo nkabona bamuteye amabuye uwo banze. Rero kubera ko bihora byihinduranya, oya rwose nta mpamvu yo kujajinga umuntu. Nibareka abantu uko bababona, ntabwo ariko bari, ntabwo ariko bari rwose. Ntabwo turi abacu ngo twigenge cyane. Ni ukuvuga ngo iyo nkina filime nkina nduriya muntu nyine mubona uriya rwose mubona, ntabwo ari jyewe. Ukanga umwana wabyaye muri filime si kukanga umwana cyane rwose igikweta akagongera, ariko muri filime ushobora kumwicaza umwana wanjye, urabona ko ibi bishoboka. Rero tuba twambara umubiri nako ishusho y'uriya muntu, ariko genda mba ndi wa wundi usanzwe. Rero abantu bibaza, hari abakobwa baba bafite ukuntu bumva ibintu bitandukanye n'uko twebwe tubyumva. Ugasanga we aje muri industry, izina rye ryakangirika akabigereka kuri industry yose. Ibyo rero tugomba kubishyiraho umucyo. Abakobwa bagomba sinzi abakobwa wabagira inama, twebwe utugira inama turi muri industry, tubwira ati ibi byanduza amazina yanyu. Tugera no ku musozo wacu w'ikiganiro cyacu. Inama nagira abakobwa bari muri iyi industry, ntabwo kuba uko abantu bashaka cyane ari byiza, mbese kugaragariza abantu kugira ngo abantu babafateho ijambo ntabwo ari byiza cyane. Ikindi ni ukuvuga ngo abakobwa nibo babyeyi b'ejo hazaza. Mugomba kubaho munategura kwejo muzaba urugero rwiza ku bana muzabyara. Mugomba kwitwararika uko biri kose. Kwamamara cyane birenze urugero ntabwo ari byiza. Hari uba ushaka kwiyamamazamo, biriya ntabwo ari byiza. Ahubwo wowe buwuriwe kandi utandukane n'uw'abantu bashaka ko ubawe. Ahubwo wowe wihitemo mbere yo kubahitamo. Urakoze cyane Mama Miki. Ngiye nkuzi ku izina rya Mama Miki, nibyo ndi bukomeze kukubwira. Ariko n'abakobwa bashaka kuza muri ibi bintu, mujye mufunga butu gikomando, kuko ibi bintu habamo ahazamuka, habamo ahamanuka, kandi bisaba umutima ukomeye. Kuko ntago waza ngo usange muri comment hose bari kugutuka ngo ejo wongere shooting indi. Rero niba uzi kucika intege, nakugira inama yo kubireka, kuko hano bisaba umutima ukomeye w'igisirikare kabisa, umeze nk'uri ku rugamba. Icyo uvuze cyose kivamo ikosa cyangwa kikavamo ukuri. Rero ndagushimiye cyane, wakoze kubana natwe kuri KJ Hot Podcast. Ushaka ko abantu bawe watangiye babwira aho bagukurikira, hari ikindi kintu ushaka kubwira abakunzi bawe? Urakoze cyane Niki, nukuri ndagushimye nanjye. Niwe wa mbere tugiranye ikiganiro. Ni njyewe mfunguye. Ni wowe rwose. Ndagushimiye cyane. Mfura yawe mu kiganiro. Nukuri. Ubwo nanjye ngiye mu bana bawe. Ndakwakiriye cyane. Mwana wanjye rwose, karibu mama. Yego. Sawa rero mugire umunsi mwiza. Reka mvuga akantu gatoya ku bafana banjye. Nukuri mu nkunde. Mu ndebe mu nkunde, mu cyumba cyanjye, mu isezerano ry'ikinyoma. Ubu ngiye kujya no bita feminist. Feminist nabonye Mutamba Juliet, ubu ngiye kuyijyamo, kandi nabonye mwatangiye kuyibona ukundi kuntu. Ni bimwe natangiye mbabwira ngo nari nikanze. Ni bimwe natangiye mbabwira ngo
ntabwo uko mutubona ariko turi yeah. mujye mureba filime murebe inyigisho zirimo mureke kureba cyane kuyikina kuko uriya we rwose ni wa wundi musanzwe muzi muzahura ni wa muntu muzahura mu muhanda usanzwe rwose usanzwe nk'ibi ngibi batubwira ngo iyo umaze kwamamara witwara gute mu nyigisho ukuntu bitwaye abantu bamaze kwamamara ibyo nanjye ndacyabibaza nabyo nzi bagira ngo ariko ngo ntabwo witwara nk'umusitari oya ntabwo kuba umusitari bikuraho kuba twebwe abo turi nyuma yo kuba umusitari ndi umuntu rero mudukunde rwose kandi mutwishimire murebe n'icyumba cyanjye murebe n'isezerano ry'ikinyoma feministe mwene data Angelina amaraso yanjye mbese turi kubaha ibintu byinshi cyane kandi byiza cyane turacyari kumwe rero rero murakoze cyane mugire umunsi mwiza ciao